umugabo umugabo araza ati ngewe uyu mukobwa twarakundanye twarabanye bamaye pase nahawe pase n'umu ex wanjye. Ikintu kigomba kumenya n'ubundi yagombaga kurira. Impamvu yagombaga kurira ni iyi: uriya mugabo bita James ni umugabo n'ubundi usanga ukunda abagore cyane, akunda abagore cyane ndetse kandi akaba akunda n'amafaranga cyane, ku buryo Oliver yari afite amafaranga, yari afite akazi keza ka fresh cyane. Noneho James yakundanaga n'umu baby bakundanaga ari nawe wamuhayemo pase yoriya, then nyine baza kwa batandukana none bikubuye nuko nyine James byari byamucanze, ubuzima bumeze nabi. Oliver yari afite ikibazo cyo kugumirwa, nyine atakunda kubona umuntu wo kwizera cyangwa umuntu yakunda ngo yizera. So rero uwo bita James yaje kuba yaganiza uwo mu ex, aramubwira ati se ubundi ko ubizi ko nagukundaga kandi nkaba ndi umuhungu witonda, wambara ukamuza ukanshakira umuntu umuza nawe ufite amafaranga kandi ufite gahunda. Abagore bo ukurusha amarira akurusha abafana cyangwa akurusha abakunzi. Bito Oliver rero yaje kuba yafata umwanya ararira, nayo agomba kubigira ibanga kuko nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza, ahubwo yakunze uwo Juna amaze kumubona. Yes, reka nanjye mbasubiza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese bakunzi ba Jesus TV. Ni byiza byinshi tugenda tubazanira, murabizi ko hano tugenda tubazanira ibi. So uyu munsi rero hari ibintu maze iminsi mbona ariko biba ngombwa ko mfata umwanya ngo nambe nagira ikintu bivugaho, ngira umwanya nanjye ngira icyo nabivuga. So ikintu ngiye kuvuga ni ku nkuru y'uwo bita James ndetse na Oliver. Abantu bashaka kubona kwibaza impamvu ngiye kwivuga. Impamvu ngiye kwivugaho nuko ko iyi nkuru iri kuba trend cyane, abantu benshi bari kwibaza ibintu byinshi cyane, ariko nanone nukurikiza ukareba ukuntu byagenze n'ukuntu byatangiye ubona ko iyi nkuru koko n'ubundi byari kugomba kuzanamo kidobya, kuko ubundi ikintu cya mbere kibi ni ukuzana privacy yawe. Uzanye privacy yawe online kandi ukaba uzi ko privacy uzanye ni ikintu cy'ubufu cyane ubuzanye. Ni ukuvuga ngo nimba James ndetse na Oliver bo ubwabo barifashe bakaza bagakora ikiganiro, umwe akemera ko yakundanye n'undi kubera pase, umugabo araza ati ngewe uyu mukobwa twarakundanye twarabanye bamaye pase nahawe pase n'umu ex wanjye. So none ikintu cya mbere ugomba kumenya nuko nyine uriya mugore nawe yaje kuba yafata umwanya akaza akiriza muri media, agavuga ati nyine agafata umwanya akarira ati nyine umugabo wanjye yanaye, umugabo wanjye yansize. Ikintu kigomba kumenya n'ubundi yagombaga kurira. Impamvu yagombaga kurira ni iyi: ngiyi. Icyambere, umugabo mwahuje kuri pasi, noneho umuguza kuri pasi abizi ko abaniga bari pasi. Hari igihe akenshi noneho umuntu ushobora guhuza kuri pasi wenda yavuze ati si umwana mumuhayemo pasi nkirira, cyangwa icyo asanga nyine n'ubundi umugabo yarashaka kwirira, ashaka kugira ngo yumvire ukuntu bimeze, then bikaza kurangira n'ubundi amutenda, bikarangira n'ubundi avuze ati reka tubane, bakabana n'undi badakundana. Ariko nanone bikaba bivuga ko uriya mugabo bita James ni umugabo n'ubundi usanga ukunda abagore cyane, ndetse kandi akaba akunda n'amafaranga cyane, ku buryo nimba yaravonye uriya, kuko bivuga ko uriya mutipe wundi James na Oliver ukuntu bahuye, Oliver yari afite amafaranga, yari afite akazi keza ka fresh cyane. Noneho James yakundanaga n'umu baby bakundanaga ari nawe wamuhayemo pase yoriya, then nyine baza kwa batandukana none bikubuye nuko nyine James byari byamucanze, ubuzima bumeze nabi. Ariko nyine baby nabahuzaga nawe nyine nawe akaba ari baby nyine wikundiraga ibintu nyine byirariga harya hato na hato. Ari umubebe ukunda kwisohokera mu mapari, yigira mu masho n'iki. Rero baza kuba batandukana, no mu gutandukana kwabo nibwo baje kuba bafata umwanya baraganira. Hanyuma uriya Oliver, kuko Oliver yari afite ikibazo cyo kugumirwa, nyine atakunda kubona umuntu wo kwizera cyangwa umuntu yakunda ngo yizera. So rero uwo bita James yaje kuba yaganiza uwo mu ex, aramubwira ati se ubundi ko ubizi ko nagukundaga kandi nkaba ndi umuhungu witonda, wambara ukamuza ukanshakira umuntu umuza nawe ufite amafaranga kandi ufite gahunda. Nibwo rero kwita muhuza na Oliver, nuko amaje kumuhuza na Oliver ubwo ngubwo basanga nyine ni umuntu ufite agaceri ka danje, barihuriza nyine bitangira muri umufungo gake gake bagenda bahuza, biza kurangira James agenda abona ubukene bumeze nabi nyine, uko urumva ari umufungo agiye Oliver agifite umufungo, Oliver umufungo urashira.
nuko umufungo umaje gushira umutipe urabizi noneho ikindi kintu bari bakoze, ikosa rya mbere bakoze ni ukuza kuri social media, bakaza kuri social media bombi bazi ko kuba babana nabo ubwabo batizerana cyangwa se batanakundana byadanje kuko bahujwe na pase, kandi umuntu mwahuye kuri pase yanahura n'undi kuri pase. Nuko rero byaje kuba byaragera aho nyine n'ubundi umudiaspora yaje kuba yakibonera James, aramubona aramukunda, aravuga ati uyu mutipe rero ngomba kumwiyongoza. Aramwiyongoza nyine n'ubundi birangira n'ubundi atangiye kubyijandikamo, atangiye kubyivangamo, iby'inkundo byabo biza kurangira uwo bita James yikundaniye n'uwo mu diaspora, abasize Olive aza mu marira menshi cyane. Gusa nyine hari ibintu maze iminsi mbona abantu benshi barimo baraza bakreatinga ama YouTube, ukabona bari kuza bakreatinga ama YouTube kugira ngo bitwikire hato na hato. Abagore nukwanga abakobwa uko barushanwaho kurira niko barushanwaho kugira views. Ubundi abakomedian nibo bajya bagira iyo slogan ngo ukurusha uvuga akurusha abafana, naho abagore bo ukurusha amarira akurusha abafana cyangwa akurusha abakunzi. Bito Olive rero yaje kuba yafata umwanya ararira, nayo agomba kubigira ibanga kuko biranaga ari ibintu akagombye kuza kuvuga ngo umugabo wanjye yananye n'umwana, agomba kubigira ibanga kuko n'ubundi nibo babishyize ku karubanda, kuko ubundi banabanye atamukunda. Uriya James ntabwo yakundaga uriya mudamu, ariko none araza kuri abantu benshi none avuga ati n'ubundi arimo aririza kugira ngo arebe ko yabona abadiaspora bamutamo, abantu bamugire mu bakamuhereza amafaranga, cyane ko hano hanze hari ingo nyinshi n'ubundi ziba zaratawe. Hari abantu benshi cyane, hari abantu benshi batabwa n'abagabo, ukabona nk'umukobwa umugabo yaramutaye, cyangwa se ukabona umugabo akamuta, cyangwa se umugore akamuta. Numva hari abantu benshi baba bahuje ibibazo. So impamvu rero baza kuvuga biriya bibazo, abagira ngo arebe uburyo harimo iriya story, avuge ati story yanjye byagenze gutya na gutya, kugira ngo abantu bamugire impuhwe, barebe ko bamuhereza amafaranga, barebe ukuntu baza kuba bamugenza. So kuri story rero ya ntuza ya Olive ndetse na James, icyo navuga ni icyo ngicyo. Ndetse kandi ikindi kintu navuga, reka tujye tunareba biriya ni ibintu bihereza isomo urubyiruko, byaba prank byaba bitanu na prank, ni ibintu bihereza isomo urubyiruko, ukamenya umuntu mugiye kubana, ukamenya se uyu muntu tugiye kubana twahuye he, twahurije utazisanga wabanye n'umugabo mwahuriye mu kabari mwasinze bikarangira avuyemo umugabo, cyangwa se ukisanga ubanye n'umugabo mwahurije. Ibaze ko nimba nyine uriya Olive baramutanzemo pase akaza kuba yakisanga ari kubana n'umugabo bamuhujemo pase, urumva noneho urumva ni depression aba agiye kugira, ni depression ya danje navuga, kuko ntago ngiye birari ibintu numva ko na prefera. Nimba ukundana n'umuniga wawe cyangwa se wakundanye n'umufiance wawe, wakundanye n'umuntu, menya n'ahantu mwahuriye. Nimba ngwaye namba z'umuntu ngo mukavugana n'iki ngo bahita bakundana kugira nabo bakorana ubukwe, ubwo urumva imagine ko nimba uwo muntu mwahuje muri iyo system igare ko n'ubundi babanaga n'ubundi, ariko n'ubundi nuko ni kwanga kubyinjamo cyane, ko nzafata umwanya n'ubundi nanabyinjiremo. Nuko ngo n'ubundi babanaga nubwo yabaga bahujwe na pasi, wasanga James n'ubundi abantu yandikira aba diaspora inshuti zabo zabakundaga zikuye kubivuye kuri YouTube zabo, n'ubundi abandikira ati ndashaka pasi, wamaye pasi, kuko James n'ubundi ngo n'umugana bwe n'umwana n'umusore wakuze n'ubundi afite inzozi zo kujya hanze, avuga ati ngomba kujya hanze. So ubu rero niyo mpamvu yaje kuba yavuga ati reka ate umugore wajye kuba yakishakira iki, yishakire umudiaspora umujyana hanze, ibintu bigende neza, asige Olive asigare ari kwibana cyangwa se ari kwibarira. Ibyo rero nuko nguko bimeze, ni uko nguko story yabo imeze. Hari ibintu byinshi rero tuzagenda tuganiraho, umenye ko bigiye kuzabiba ngombwa ko tuza kuri kamera tukagira ibyo tuvuga, tukagira kuri update. Hari ibibazo byinshi abantu bagiye bibaza, hari byinshi cyane muri iyi minsi, maze iminsi mutera muri comment mumbaze se bimeze bite, nanjye ngaceceka. Rero mumenye ko igihe cyanyacyo kigiye kugera mu minsi iri imbere. Tugiye kuzadufata umwanya tuze tubaganiriza, ndetse kandi tugiye kuzatuza na live kuri Stream Jesus TV, tuganire namwe mutubwire se mubibona gute, se bimeze bite, kuko ni byinshi ndabizi muba mufite byinshi mutwibazaho, natwe tuba dufite byinshi tugomba kubasubiza, cyane cyane muri iyi minsi ko muri kwibaza byinshi cyane. Hari benshi bambonye nje kuri kamera, hari ibyo batekerezaga bazi ko ari byo tugiye kuvuga, ntabwo ari byo tuvuzeho, ariko nibyo tubabwiye nabyo mugomba kubyumva, nabyo mukabimenya. So iyi ni Stream Jesus TV, njye nitwa Stream Jesus. Mugomba gukora subscribe, mugomba kudukurikirana 5 kuri 5, nimuzigena rimwe mucikwa n'ibyiza byinshi tubageza uko bwije n'uko bukeye, kandi tuba tugomba kubagezaho ibyiza byinshi cyane. Murabizi ko turi hano kandi turabakunda cyane, kandi namwe mugomba kudukunda. Tugomba kubashakira ibyo mukwiriye, kandi namwe mukadushakira iki, mukadushakira
mukagomba kudukurikirana cyane cyane cyane. Mwibutse no gukora subscribe, mwibutse gukora subscribe kugira ngo dukomeze tugendane 5 kuri 5. Ubundi story ya Olive ndetse na James ni byinshi tugiye kuyigaruka muri iyi minsi turaza kuba twayibandaho cyane. Nabanje kuba nafata umwanya ngo ngire icyo nayivugaho, ariko mu minsi imbere tuzagenda dutuma n'abantu batandukanye nabo bagenda kuko babyumva. Even na Olive tuzamushaka, even na James tumushaka, kuko ntago tuzigera duheza hamwe na Stream Jesus TV byose biba ari umutekano. Rero kora subscribe rero dukomeze tugendane 5 kuri 5.